twagiye dusengera mwe tukava kuri tapi tugasengera ibindi ubu ndi gusanga ngo abantu bariko ngo Imana igwe poli imodoka kera nta nambira inkoko yawe ijanwe n'agaca kuko ntabwo ntafite ubushobozi bwo gutunga inkoko weraga mpe poli ngo ihangana agaca gatwaye inkoko ya ipusira yitwaye none ngo poli ngo za modoka zawe zagiye ubwo mvuye kweskariye ya dipine yo kuvuga ngo caji parado ngiye kuvuga ngo noneho manuka hanu nijoro nzi ngo haroroshe umufuka nikore nk'ibiro 40 umufuka ukomanutse umufuka umanukaho numva uranyitse none abaga igenda kirende Imana itaremeye kuri amufuka y'ibira unyicira hariya ndu numujura ntanayikorera ikandi ndi igisambo ndamanutse inshingo manukanye n'umufuka kuko namanutse nzingo ni hafi ariko se amen ufata Imana nk'inyembaraga amen kuko ibyo sinigeze mbirota sinigeze mbitekereza je nigeze kuja kwiba ibirayi ndabyibuka rimwe ibirayi hari nijoro ntari nakizwa nibi birayi mbonye baburaye mfata umwanya kandi nafite amafaranga yo guhaha yo kuja kwiba ibirayi ngenda ndi gusenga ngo Mana ngo sinshange gasipara ari muri birayi wabirindaga sange ntawe uhari kugira ngo mbone uko mbyiba kandi biresi ibyanje gasipara ndi kumuteza Imana ngo ntarinde kandi nawe arabyuka arabazwa ibirayi yarindaga. Twongeye kubasuza nshuti bavandimwe mwebwe mudase kudukurikirana amahoro y'Imana abane namwe amuherereye hose. Hanyuma rero ngewe turi kumwe nitwa Felicien tubahaye ikaze. Ushobora kuba uri mu bihe bitameze neza, ushobora kuba urwaye, ushobora kuba mu by'ukuri uri mu bihe wumva mu by'ukuri ukeneye izindi mbaraga cyangwa se ukeneye indi neza y'Imana, ndaguhumuriza nkubwira ngo Yesu ko yarari kera n'uyu munsi nuko ari uko yabigenje kugira ngo ubeho, uko utabizi kuntu byagenze kugira ngo ubeho ni nako yabigenza mu by'ukuri amateka yawe agahinduka upfa kuba umwizera. Hanyuma rero kuko mubibona imbere yacu turi kumwe nanone n'umuvandimwe ntabwo ari umushitsi, tumuhaye ikaze Profete Sekazuba. Murakoze cyane kongera kutwakira ku muryango mugari w'impambanyayo TV. Dushimiye Imana rero ngira ngo Imana yongeye kutwongerera igihe cyo kongera kugaruka imbere y'abavandimwe kuko ntibabyoroshe mu isi, hari byinshi yabishaka kutwaka ubuzima ariko Imana nayo ikaba mu ruhande rwacu. Rero ni ibyishimo kuba nongeye kugaruka ku muryango mugari w'impambanyayo TV, kongera kugaruka imbere yabo turimo turashima Imana iraturinze. Amen amen. Hanyuma rero kugira ngo ibintu byose birusheho bigenda neza, twaguha umwanya ugasenga Imana. Murakoze cyane, reka dusenga Imana. Mana nziza, Mana ishobora byose, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, Imana ishobora byose, ntwari mu ntambara, wowe uvuga ngo tubeho tukabaho, wowe waturinze kuko twibutse neza ko ari benshi batakiriho barangije guhanagurika ku isi, ariko twewe turacahumeka umwuka w'abazima. Turagushimye rero, tugushimiye imbabazi zawe nziza ko waradusesa ubwenge, si ubuhanga, si isura nziza turusha abandi bagiye, ahubwo ni za mbabazi zawe zabaye kuri twe. Ngaho rero twemerere ufashe umugaragu wawe Felicien, umuyobore kandi nanjye unyobore, kandi ibyo tugiye kuvuga tuvuga ibyo tubwiwe nawe, kandi bifashe imitima y'abantu benshi badukurikiye aho bari mu mpande zitandukanye ku isi. Urakoze kuri tuyobora, si ubwa mbere tubigusaba ukabikora, wabanye natwe igihe cyashize na n'ubu urabana natwe. Urakoze kurabikora mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen amen amen. Hanyuma rero aho derukana ngira ngo narakubwiye ngo umeze neza. Mu by'ukuri uyu munsi nabuze aho ndabihera. Rigiye rwose ibintu byose ntabyoroshe, ariko ndabona none umeze neza. Ntiwagira umuvuduko w'isi ngo nawe wirekure wiyange, aricyo bita kwikavaringa nyine. Yego kwihisha uko isi igenda ishaka kutwanduza, twe turikarabya tukihanagura kugira ngo twifuje atagira ugucishamo ijisho. Twifuje kugira ngo mu by'ukuri tujyane ikiganiro nawe. Ijambo ry'Imana avuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Uri umwe mu bagabo Imana ihagurukije muri iyi minsi iri gukoresha. Yego. Ariko nanone uri umwe nanone mu bagabo ari kugenda bahura n'ibiza bigiye bitandukanye cyangwa se ibyago byinshi.
ibyo bintu bihuza turabihuza kuko umuhanga we yaravuze ngo dufashe igihe mu ntambara. Yego iyo uri gukora cyane niho nahura n'ibikurwanya byinshi, kandi iyo wamaze kwisobanukirwa ko ugomba guhura n'intambara uhura nazo ugakomeza urugendo. Turashimira Imana rero idukomeje umutima tugahura nabyo ariko tugakomeza urugendo. Yego ariho umuntu wavuze ngo bimwe mu bigaragaza ko umuntu ahamagawe n'Imana nikahura n'urugamba rwinshi. Yego kandi Imana ikaba mu ruhande rwe. Yego hanyuma wahuye n'ibintu byinshi bitandukanye, ndavuga ku modoka. Hari abavuga ngo banze imodoka zitaraguhiriye. Oya siko nabivuga, buriya gutunga imodoka imyaka 3 igashira enye ikaba yarishize ntago navuga ko bitampiriye. Ahubwo umubwiriza we yabyanditse neza. Mubwiriza 3 handitse ngo igihe n'igihe cyacu. Hari igihe cyo guseka n'igihe cyo kurira. Hari igihe cyo kwishima n'igihe cyo kubabara. Rero ntago navuga ngo ntago zambiriye. Hari n'uyigura umunsi umwe nta nayigende migahita igenda. None imyaka 3 ari maze mfite imodoka naba ngiye gupfobya Imana ngo ntago yampiriye. Ahubwo ni igihe ndimo. Impamvu uwabivuga yababikomora ko urumva twakoze ikiganiro imodoka ya mbere yagiye. Mu by'ukuri Imana ica inzira iguhereza indi. Hereza indi. Nindi guhaye none dore nayo yagarukiye. Yo nta n'icumweru nayigiyemo. Nta cumweru wayigiyemo. Imodoka nayibonye ku wa 3 nyigendamo ku wa 4 ku wa 5 ku wa 6 ku cumweru mfashe urugendo rwo kujya i Muhanga. Ihita igenda. Iravuga ati nanjye ndagiye nsanze wagiye. None ku wa 6 nabwo yanka yanjye wasanze mu rugo. Iranka bampaga 1800 nkanga. Nayo bayitwaye igiye gupfa. Ngo iki? Yabayitwaye n'inkasi kandi nayirimo. Yagiye ku wa 6 imodoka igenda ku cumweru. Ko byagiye bikurikiranye ba. Imodoka 2 n'inka. Yego. Hanyuma dutegekwa n'ijambo ry'Imana kwihangana muri byose. Bibiliya iranditse neza mu Baroma 5 murongo wa 4 ngo kwihangana gutera kunesha. Ntago wanesha ikintu utihanganiye. Kandi nta nubwo wakwihanganira ikintu utagize, ugomba kugira ikibazo kugira ngo ushobore kwihangana. Kandi ikindi kugira ngo uzabone ikamba ni ukwihangana. Kwihangana Yesu. Yego. Kandi ijambo ry'Imana ikatubwira ngo ahirwe yihangane mugerageze. Namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Iry'Imana yasezeranije abayikunda. No kuba ku rugo rwawe kurubamo we n'uwo mwashakanye. Igihe kane cya mbere ni ukwihangana. Ufite akazi n'abakozi bawe mukorana hatabayemo kwihangana ntimwamarana n'umunsi cyane rwose. Igihe kane cyo kwihangana rero kiri muri rusange. Uhure n'ibibazo wihangane, mu kazi urimo wihangane, mu rugo rwawe igihe kane gishobora kuba ku rugo ni ukwihangana. Hanyuma rero sa n'utubwira uko muri iyi minsi umeze mu muhamagaro. Mu by'ukuri wari ugitangiza vuba cyangwa se ufite misiyo ndende itoroshe ivuga butumwa. Ngira ngo abadukurikira bagiye bakurikirana ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye twagenda tuvuga imbogamizi ari muvuga butumwa. Kandi mu by'ukuri tubona ko ni umurimo mwiza, ni misiyo Yesu yasigiye abizera. Kandi iyo turebye muvuga butumwa tubona hasabwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Imodoka yikoreshaga ugiye mu murimo w'Imana, ariko siyo turi bwibandeho cyane kuko na mbere y'ukuza waratubwiye wari usanzwe gukora kandi unagenda. Ibyo ku bwawe tubwire bihagaze gute mu murimo w'Imana? Sa n'utubwira ese iyi modoka n'inka ntacyo biri kuguhungabanyaho? Aho ngaho naba mbeshe ko nanone umuntu ni umuntu, ariko nanone simbizi niho urabitwibwirira. Urakoze cyane. Hari ijambo Yesu yavuze aravuga ngo Mana umutima urakunze ariko umubiri uranze. Ariko kubera ko umutima urusha umubiri imbaraga, yaravuze ati kubwo umutima ukunze uratsinda umubiri. Kubwanjye ngiye ku mbaraga za kimubiri natsindwa, ariko ngiye ku mbaraga z'umutima zo gutekereza ubuzima bwa Pasiteri Sekazuba ntago ngomba gutsindwa. Kuko ngitangira gukorera Imana nayikore ntafite n'ubushobozi bwo kugura amasogisi y'igiceri cy'ijana. Nta nubwo nakoreye Imana nzi ko nzatunga imodoka. Ntago nakoreye Imana ndi muri misiyo yo gutunga imodoka yo kubaka amazu. Nakoreye Imana nk'umukozi wayo uzahembwa ubugingo buhoraho kuko n'abandi bayikorera. Rero impamvu umutima urusha umubiri imbaraga, ugiye ku mubiri nakabivuyemo, ariko nkasubiza umutima ukongera ukama imbaraga, nkasubiza inyuma uko natangiye ntashobora no kwigurira akamambiri. None uyu munsi nageze mu gihe cyo kwigurira imodoka, ndetse ikagenda imwe ikagenda mu kindi cyumweru nkagura indi.
aho niho naringeze rero ndasubiza amaso inyuma ikinsindisha urwo rugamba ndasubiza iyo navuye ngitangira uyu murimo nimbona naratangiye gukora ndi kuri zero birantera imbaraga zo kwendera gukorera iki Imana rero ibisinabiva ngo byacitse Imana yanyanze oya ntabwo nigeze ndota ntari nayimenya ko nzatunga imodoka no mu gisekuru cyacu nta watunze imodoka nuragira niyo hagira uza kuzirotora twicaye kumwe abana bicara mu muryango akabati ndose ntunze imodoka twatwa ngo wa mwana urigeranya izo nzozi ntagarizo mu buryo twari turimo nk'umuryango n'ubukene twari turimo kuko twaguteraga amabuye kuko nta nuwatekereje gutunga igare rero iyampamagaye yampamagariye muri gereza ndi imfungwa impamagara muri gereza nta modoka zibayo impamagara muri gereza nta mafaranga ahari yampamagaye kugira ngo izampe ingorano z'ubugingo iyo yamvanye rero muri gereza muratwihanganira ndabona akavura kaguye reka twimure igicyaro ariko ikiganiro cyo ni cya kindi turakomeje muratwihanganira rero turagarutse imvura yari tudarangije ariko mu by'ukuri turakomeje yego hanyuma urugize uti Imana yaguhamagariye muri gereza nta modoka mu by'ukuri nko ku ijambo ry'Imana Yesu yaravuze ngo manze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi uzabyongererwa amen amen ariko mu by'ukuri iyo umuntu amaze kumenyera ubwo ahuye n'ibintu bikamuchallenginga si byo se tubona abantu bajya bahura wenda bagasanga umuvuga butumwa cyangwa umupasiteri umushumba ahantu runaka akorera ahantu runaka bamwimura bamushyize ahantu ati bameneye amavuta baransuzuguye yego icyo navugaho wenda utari wakivugaho nuhamagarwa mu muhamagaro w'irari ry'ibintu ibintu bizagushiraho ugwe yego bizakugusha nk'uyu murimo iyo uhamagawe ufite target ushaka kugeraho nshobora guhamagarwa nshaka kugira ngo mbe nka Felicien ntunge studio nk'iyi cyagihe rero ya studio nshobora no kugira amahirwe nkayigiro nkayitunga ariko iramutse imvuyeho nagwa kubera ko nazanwe mu murimo w'Imana na studio ntago nazanwe no gukizwa ubundi wemeje gukizwa uba wiyemejwe byose uba wiyemeje guhura n'umubabaro ugakizwa uba wiyemeje guhura n'ibyishimo ugakizwa rero ibintu ni bibiri niba uhamagawe no kugira ngo ugere ku mafaranga ya mafaranga nuyabura uzagwa nk'uko bivuze nyine hari igihe upromotinga bakwagira pasiteri aruko wabikunze abonye ari pasiteri ameze neza byimwe ariko banakubarana bwa mbere bagahita bagutuma nko mu mujyi kugutuma mu cyaro rero uragwa yego kuko watumwe ureba ubuzima bwiza buri mu gipasitori ntabwo uzi ubuzima bubi nta nubwo uzi uwo muntu wagize ubuzima bwiza inzira yanyuzemo ashobora kuba yaraturutse mu cyaro bakujanye Imana ikavugana na bagahura n'intambara kuko nta witwa intwari atahuye n'urugamba cyangwa atarwanye nta n'uwitwa umusirikare adatereninzwe ibyo bintu byo nibibaho niyo bakwambika uniform udatereninzwe bakakwambika bote cyangwa bakakwambuka rugagi za gisirikare n'imyenda ya gisirikare utaranyuze ku ikosi bakubwira ngo ca mu mujyi wa Musanze uri kugenda bavanga uyu muntu ntago ari umusirikare kuko nta training yahuye nayo hari systeme bagwari commande batanga iyo umusirikare wakwitwara uca wagenda uruca rero bakwambitse imyenda bakaguha imbunda utarabyigiye mu nzira bahita batuye umuntu nubwo yambaye imyenda ni umusivili rero n'ibintu by'Imana ngira ngo ni nabyo na Dawidi yarabyambaye biramucanga kuko iriya systeme ntiyayirwaniragamo ntabwo yarwanaga aruko yambaye imyenda nta nubwo yarazi gufora imyambi ibyo byari amatopito no kwizera no gusa akavuga ati itopito ryanjye mu kwizera kwanjye hari ico rirakora ubundi ikintu kigira imbaraga cyambere ni ukwizera kandi ikintu gitsinda cyambere ni ukwizera yego habaho abantu bajya bibaza ngo abakozi b'Imana ngo ntibajya bageragezwa bahure n'ibipimo bitandukanye hatageragejwe umukozi w'Imana se hageragezwa hagomba kugeragezwa umukozi w'Imana kuko umukozi w'Imana niwe Satani afitanye nawe amateka atari meza urumva niwe Satani ashaka kuko none se niba utari umukozi w'Imana Satani agushaka he ni ubangamiye ubwami bwa Satani abantu ntibamenye kuko umukozi w'Imana abidakura bigerageza ahubwo niwe winjiye mu ntambara y'ibigeragezo yego ni igiki wabwira abantu bahura n'ibigeragezo bigiye bitandukanye abantu nabwira bahura n'ibigeragezo bitandukanye icyo nabasaba
ni ukumenya ngo uwabahamagaye asumba ibigeragezo. Wowe kubwawe ku mbaraga zawe ushobora kuba utashobora ibigeragezo, ariko uwaguhamagaye asumba ibigeragezo. Wowe byakurusha imbaraga pe ukumva ugiye kunanirwa, ariko uwaguhamagaye ntabwo ikigeragezo kimutsinda. Amen, amen. Aricyo batekereza. None ikindi cya kabiri, kugira ngo unagitsinde neza, unagitsinde neza kugira ngo utsinde ikigeragezo, yuko icyo kigeragezo ukirutisha imbaraga z'Imana. Aho kugira ngo urebe uburemere bw'icyo kibazo, reba uburemere bw'uwaguhamagaye. Amen. Nkunda kubwira abantu ngo ntukabwire Imana yawe ubunini bw'ikibazo, ahubwo bwira ikibazo ubunini bw'Imana yawe. Ngo none ngo imodoka ziragiye, ubu izi modoka ntabwo nshobora kuvuga ngo biracitse numve ko nta Mana ihari, ahubwo nshobora kubona ko Imana imvamye kuri dipine kiriya kiparado, hubwo imbaraga zo ziri gutegura tegiseri. Amen, amen. Uko niko kwizera. Kagatoke ibi ntabwo tegiseri ya miliyoni 70 iri gutegurwa. Amen, amen. Akaba ariko ndeba zajya rebyira Imana yabivanye mu nzira, aho kugira ngo nukuvuga ngo data wampaye iki kintu, wategeka na tegiseri, wategeka V8, nagenda muri Vigo. Ibyo mbese ukumva intekerezo zawe zise zisumba cya kibazo, kandi ngo kububaha Imana byose hamwe bafatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza. Noneho ibyo bigutera no gusinzira. Ibyo uba wabyihanaguyemo ufite izindi ndoto. Yego. Ufite izindi ndoto. Bwa mbere hari igihe nasengaga mu kigeragezo cyo kubura isabune, kavuga ngo Mana numva na mu kigeragezo cyo kubura isabune, hari aho nabayeho nywa sukari, gura ubwa busukari bw'ubusaro. Ubu ntabwo nkibunywa. Icyo kigeragezo ngikonja kunywa isukari, nabona isabune nkamanza ari ugusenga. Ubwo iyo page nayivuyeho, none ubu ndi gusenga ngo Mana imodoka zanje zagiye. Rero iyakoze ibyo ikamvana kuri tapi, igomba no kumvana ku modoka miliyoni 4, ikamba imodoka miliyoni 20. Kandi irabishoboye. Ibyo irabishoboye. Reka tuyifate nk'ibishoboye. Yego. Utayiziwe, utazi iyo yatuvanye, yabona ko bitashoboka. Ariko twe dutekereje twavuye byose birashoboka. Ubu nibihe turimo, nibyo ubu turi gusengera. Twagiye dusengera mwe tukava kuri tapi tugasengera ibindi. Ubu ndi gusenga ngo abantu bariko ngo Imana igwe poli imodoka. Kera nta nwambira inkoko yawe ijanwe n'agaca, kuko ntabwo ntafite ubushobozi bwo gutunga inkoko. Weraga me poli ngo ihangana agaca gatwaye inkoko ya ipusira yitwaye. None ngo poli ngo za modoka zawe zagiye. Ubwo mvuye ku escalier ya dipine yo kuvuga ngo cyaji parado, ngiye kuvuga ngo noneho manuka hano nijoro nzi ngo haroroshe. Umufuka nikore nk'ibiro 40. Umufuka uko manutse, umufuka umanukaho numva uranyitse. None abaga igenda kirende Imana itaremeye kuri amufuka y'ibira unyicira hariya. Ndu n'umujura ntanayikorera. Ikandi ndi igisambo, ndamanutse inkingo manukanye n'umufuka kuko namanutse nzigo ni hafi. Mbonye baburaye mfata umwanya kandi nafite amafaranga yo guhaha yo kuja kwibiraye. Ngenda ndi gusenga ngo Mana ngo sinshange gasipara ari muri birabirayi wabirindaga. Sange ntawe uhari kugira ngo mbone uko mbyiba. Kandi biresi ibyanje gasipara ndi kumuteza Imana ngo ntarinde, kandi nawe arabyuka arabazwa ibirayi yarindaga. Imana ihumisha gasipari kandi mu gitondo baramumerera nabi ibirayi yarindaga, ndabyiba. Noneho nkimara no kuvaho ntiyemera ko nicwa n'umufuka w'ibirayi mvuye kwiba. Indinda ndi igisambo ndi umujura. None ubu ndi guhagarara imbere abajura bakihana, niho ariko se ariko Imana ni nziza yumvise n'isengesho ry'umujura. Yararyumvishije nikoreye ibirayi. Ndavuga ngo Mana umugore wanje kandi nayo ngo yurwagwa n'ayamaze. Umugore aburare nti umbabari birindwaga na gasipari. Sanga atarimo. Koko nsanga gasipari yatinze mu kabari. Nanje mbyinjiramo ibirayi ndakura. None kugira ngo nikorere uwo mufuka. Urabona nta mbaraga nari mfite. Nakuruse umufuka ngushira kwibuye hejuru, nja munsi y'ibuye. Pita mbirindura hano ku bitugu, mba ndabyikoreye. Isengesho riko ngo Mana undi ndegere mu rugo ntafashwe. Ngwana nabwo Imana ntiyemera ko gunyicirayo. Ndongera ngandukana nabwo kugeza mu rugo. Umvaga isengesho ndi igisambo. Yananirwa kukumva umungo wite. Katubwira abantu ngo igihe n'igihe cyane. Ndi mu kigeragezo cyo kubura imodoka. Hari nabaye mu kigeragezo cyo kuburara. Yego. Ndi umukozi w'Imana nkaburara. Nkaburara mperutse kubwira sheri wanjye namubwira no sheri. Igihe turi murakiza. Ntundebe nabi ngo wibagirwe ko niba hari ikibumbonyeho.
wibagiye ko nakugaburiye ifiriti gatatu mu cyumweru yego numara ukwezi utayiriye cyangwa amezi abiri wihangana ariko wibuke ko hari ibyiza no gukora ukarya ifiriti mu cyumweru kabiri cyangwa gatatu kandi ntubone ko nagahunga kukabona ari intambara wibuke ko nakuguriye buri cyumweru inyama yego rero ikibi nikigakure y'ibyiza nagize nte nagukoreye reka tubwire abadukurikiye uvuze message ikomeye cyane kandi rimwe na rimwe iyo abantu bahuye nibiza cyangwa se n'ubukene umuntu umusaruro yinjizaga mu rugo utakiboneka rimwe na rimwe hari Satani yinjira urugo ugasanga mu by'ukuri umugore amahoro yabuze ariko mu by'ukuri ntago amahoro azanwa n'ibintu nubwo amahoro azanwa n'amafaranga ahubwo amahoro azanwa na Kristo rero wamugira uri mu bihe bikomeye wamugira uri mu kazi wamugira abana kwirukanye kuko amahoro Kristo atanga ntagazanwa n'ibintu urakoze iyo message niza tunababwire ngo ni umugabo bamwirukanye mu kazi wa mugore ntago byacitse niba uzika ko kazi yakabayemo neza ukarya neza ibi hagezemo bakamwirukana nabyo byihanganiye wa mugabo we niba umugore bamwirukanye mu kazi witangira kureba nabi iyabanye na wa mugore mugakundana akiri mu kazi ongera umukunde nibyo nabwiye umugore wanjye namugane n'wa mugore we ndi mu gihe kibi ibihe nibihe ngira umugore ntibagahunga kukabona ari kose ibuka ko hari igihe twabayemo ubona umuceri ubona ibirayi ubona ibintu byose muri stock nibiri kuvuza induru rero ni igihe cyo kuvuza induru izongera iceceke icyo gihe rero tubwira abantu bubatse ibyo babyihanganira twibuke ko hari igihe witwa boss ufite abakwita boss ariko ubuzima bwahinduka kandi bakwira ngo boss mwiriwe wahindurwa n'iminsi ntiwongeye kuvuga iryo zina hari ikibigutera ngo bakwite boss niba cagiye ihangane ariko tunabwire n'aba bantu bakwitaga boss bakagira ngutyo niba byagiye ntibagiwe ko wigeze kuba boss ntibibagirwe ubundi igihe nico kikwita izina uricyo urimo nibyo navuga ngo umuntu arakuramutsa ngo boss ariko igihe cyahinduka ntiyongere kukwita boss ariko banibuke ko nubwo uri mu bihe bibi hari ibyiza byatumye bakwita boss ubu hari abantu wenda bamenye situation ndimo ubwo niyo situation barahagararamo baravuga ati nuko ariko ejo ntabwo bahazi baravuga ngo bucya bucyana yandi kandi umuntu wese uri muzima niko ubuzima bwubatse niko umunsi umuntu aramanuka ejo akazamuka ahamanuka rero haba hanazamuka reko twongera dutanga message hari igihe kikumanura utabigizemo uruhare ariko n'igihe kikumanura ubigizemo uruhare ibirinde kubigiramo uruhare niumanuka utabigizemo uruhare kuko niba nararangaranye umuryango wanjye ngafata umutungo nkawumara mfite uruhare rwo gusubiza umutungo wanjye nyuma ariko niba ari kisi ikoze ikadutungura nk'umuryango nta burangare buriho ibyo tumenye ko ejo n'ubundi twakongera tukazuka nk'uko twazutse ndetse bikarenga uko twari tumeze hanyuma dusoza ni igiki wabwira abantu abakozi b'Imana bagenzi bawe cyangwa se abakunzi bawe icyo nababwira turi ku isi dufashe igihe mu ntambara ibi ntago byacitse kuko nabivuze uracyari wa wundi ahubwo tugende kuvuga ngo mbese ibintu bito tubyifatamo dute ese ibintu nibitugeraho ari ikibazo kandi twe twigisha kwihangana ahubwo tugatentebuka imbere yabo twe dukwiye kwigisha niba maze imyaka zigera muri 11 nigisha abantu ngo Imana irakomeye none nkabereka n'umwamya nti ireba iyo yamvanye dore mpaye imodoka ntago kuba ntafite imodoka ntago natuma ntavaka Imana ikomeye wenda byabaga igihamya gihari nkacerekana ariko nta gikoyo ko Imana ikomeye uko nayivugaga rero nongere nyivuge reka nibakomera ikibazo urimo cyose komera igihe n'igihe cacu kandi kanze nkubwire nta muntu usimbuka adasubiye inyuma ubwo rero hari urukiramende Imana abonaga ntahita nsimbuka ntamanje gusubira inyuma kandi tunafite na reference iyo tusomye igitabo cya Yobu tubona Yobu yabayeho bamwe yabango ntiyabayeho ariko yabayeho kandi tubona n'ibigeragezo mu by'ukuri hari abantu bakubitana n'ibigeragezo nubwo atabaho n'inyigisho bikazira rimwe none se reba ejo bundi imodoka yawe iragiye kuri 15 z'ukwa 10 haje indi mu minsi 3 nayo igiyemo iragiye imaze kugenda n'inka nawe yawe nayo nibwo utabivuze nayo iragenda
ibyo bintu biroroshe ntabwo byoroshe kandi madamu nawe arwaye bari bamaze iminsi barwaye udufaranga twanshizeho urumva rero ibyo bigomba kubaho ariko mu by'ukuri Yobu asabwa na Satani yego ariko yo bakomeza kuba inyangamugayo cyane yerekana ko mu by'ukuri atubahiraga Imana bya bintu yarafite yes abana bamushizeho yego buri kimwe cyose cyamusizeho inshuti zose zamushizeho ariko yakomeza kuba iki inyangamugayo ndetse n'umugore amuvaho naho amuvaho ati wakihakanye iyo Mana yawe ukipfira mu by'ukuri rero mu by'ukuri bitwereka yuko umukristo wese ujya mu ijuru akomba kugira ibigeragezo akagira umunzani mwe barukore bita umunzani yes hanyuma rero tukana ku musozo mu by'ukuri rero bwira ijambo ubwira abakunzi impambanyayo TV abakristo aho ushobora kuba dukurikiye atari n'umukristo atari yizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wagira message umubwira ubundi tugana ku musozo abantu bose kuko aba ari byiza ko ni umwanya mwiza mu by'ukuri wowe wafashe kudukurikirana n'umwanya w'agaciro urakoze cyane ubivuze neza uravuga ngo ntubwire abakristo bose ahubwo abadukurikira nk'ikiremwa muntu yego kiri ku isi kandi isi ifite ibibazo n'ibisubizo isi ni ikintu kiri miranje kiravangavanze ntabwo kiri special kuko aho tuzaba special ni mu ijuru ariko mu isi ni vangavanga hari n'umurimbyi waririmbye aravuga ngo nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si ngo kwa Yesu gusa niho hasendereye amahoro rero impamvu ngo ni imvangavange uyu munsi waba ukize ejo ugakena uyu munsi waba wubashwe ejo ugasuzugurwa icyo bakwiriye gufata ni iki ni uko isi bagomba kuyifata nk'isi n'ijuru bakarifata nk'ijuru umutima wabo wose umuntu Imana yaremye ugaharanira kuzabona ijuru kuko turi mu isi ibyo dufite ni intizo turi mu isi ubuzima dufite bwahinduka kuko umubwiriza yabyanditse nyine ng'igihe cyahinduka rero ndabwira abakristo mwihangane mumenye ko turi mu isi y'ibibazo uyu munsi waba uri muzima ufite ibintu icyo nagusaba menya ko ibyo ufite ubitijwe atari ibyawe numara kumenya ko atari ibyawe uzagira n'uko ubyitwaramo icyo nakubwira ngo niba ugize amahirwe yo kubutijwe ubuzima bwiza wibona kudatijwe ubwo buzima bwiza ari igikuba cyacitse cyangwa waciweho iteka wicaye ku iyo ntebe ejo yayicaraho kubwo icyo duhora no kuba ngo Mana ese uratwemera nko nk'ubu ku bwanje hari ikintu uvuze kuri Yobu nakunze kubwira abantu ngo ikigeragezo kibi ni kivanze n'ibyaha kuko niba uri umunyabyaha tuvuga iki kintu isi izakubabaza n'ijuru rikubabaza kuko nyamutunzi yahuye n'ibibazo mu isi hari umukira akarya ariko akagira imushima ariko abura n'ijuru abuze n'ijuru asanga hari ahandi haboneka amahoro batababara mu ijuru abona wa wundi yasuzuguye mu isi bitarazaro ari muri paradizo ari mu gituza ca Aburahamu umuntu upfuye wese arababazwa iyo upfuye uri gusha iyo upfuye uzabe n'umuntu ukoze impanuka iyo wenda ukarwara wumva gushaka amazi cyane umutima uri kwaka rero niyo mpamvu na nyamutunzi avuze ngo wakojeje isonga ryawe ry'urutoki mu mazi ukantonyangiriza aho yari ari si heza rero reka tubwire abantu ngo turi mu isi dufata ibintu dufite ko ari intizo kabone n'ubwo utakena wapfa ukabisiga bikaribwa n'utaragize ute utarabiruhiye ndetse nagiye mbona ibintu abantu twe tuba abakire mbere kera ubu utamenya ko higeze kuba ibintu abana babaye mayibobo rero dufite inyigisho zo kuvuga ngo niba imodoka zagiye ese njyewe Sekazuba ko izi modoka nzibonye ndi umukristo ndi umupasitori mbanye n'Imana ndi ubundi ibyo nibyo bigomba kundaza ishinga njyewe n'Imana biti mbanye nasanga nta kibazo nkuko Yobu yavuze ngo mubireke kuko hari n'ijambo yavuze aravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa nzasura mu nda y'isi nambaye ubusa yongera abwira umugore ngo mbese kuki ukuboko kw'Imana kwavuyemo ibyiza tukayishima none kuvemo ibi tuyituke kandi ari igena byose umvise ijambo yabwiye umugore we rikomeye cyane
noneho Imana imwitegereza ukuntu yakomeye mu rugamba. Imana irakubaga, Imana iranahemba. Ngo imajije kumukubira niho yageze muri yo 42 umurongo wa 2 abonye Imana imaje kumuzanira byose yongeye no kubikuba aravuga ngo nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya umugambi wawe wose. Umugambi Imana ifiteho izi modoka ntabwo uzawuhagarika. Urakomeje. Reka tubwire aba bantu rero ngo komera ku Mana kuko Imana niri hejuru ya byose. Imana ibaha umugisha cyane. Hanyuma wowe warudukurikiye mu by'ukuri wakoze cyane kudukurikira ukunda kudukurikira mu by'ukuri kandi ufite icyifuzo tugiye gusenga Imana ushaka kuvanyemo icyifuzo zamura kwizera kwawe tugiye gusenga Imana muri uyu mwanya. Ushaka kuba ukeneye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, izere ko Yesu Kristo yavuye mu ijuru akaza akabambwa akazuka hashize iminsi 3 arazamuka kandi turamutegereje kandi turamwiringiye. Uwo niwe ujya utanga amahoro. Urumva nk'uko Pasiteri yagiye abivuga mu by'ukuri iyo usanga ari imodoka yamuhaye amahoro cyangwa ari izo nka yari afite cyangwa nta kibantu hari hano imbere y'impamba hari umuntu rwose wapfusha nigaruka abona ari kurira yapfusha n'ikintu ariko arakomeye ntacu kubera iki afite Yesu aramwiringiye kandi aramwizeye. Umuhungu yakoze provisoire runo rusa arata inshuro 20 inshuro ya 21 arase abonye atayitsinze afata imashini yikubita hasi ya polisi. Urumva nibyo yari yubakiyeho. Abonye ko ubuzima burangira bati 21 byarabaye ku mugaragaro. Abonye inshuro 21 bavuze ngo aratsinzwe ahita afata imashini ayitura gahinda. Ariko tubwira abantu ngo nubwo byagenda twe dufite amahoro twahawe na Yesu. Twahawe kunyugwa. Ikindi navuga arakanangiye kuvuga komeza ndakibuka. Mu by'ukuri ntacyo bitwaye gutunga ibintu ufite na Yesu. Biranaryoshye cyane. Biranaryoshye. Ntabwo tuvuze ko ibintu ni na byiza tunarabikeneye kugira ngo bibashe kudufasha mu kazi ka buri munsi. Si byose kanze nakubwire njyewe ibi bintu impamvu bavuga ngo biranaryoshye. Hari abantu babaga binangiye ndi gukora nk'ibiterane byo kuranyobya bwenge yakwinangira mbese wenda yaje mu gitana atazi uwo ari we nkavuga ubuhamya bwanje nagira unja kwihanisha kavuga ngo none navuye ku rumogi mva no kuri kanyanga nibaga inkoko ariko ndashimira Imana yabonye ko nkwira imodoka nidore imodoka yampaye shanga abona baje kwihana kabisa akavuga ati Imana yavanye umuntu kwiba inkoko z'abandi n'ibirayi kamuye imodoka nanje ngiye kuyireba. Oya rega na Yesu yarabivuze. Yesu yaravuze ngo basi nimutanyizezwa n'ibyo nkora nibyo mvuga munyizezwe n'imirimo nkora n'imirimo n'ibitangaza. Ibyo nabyo rero biba bigomba kubaho kuko mfite abantu benshi bihannye nkavuga ubutumwa ariko nagera kwerekana ku Imana yampaye ukabona bagezemo vantage. Rero na Satani nawe yabikorera kubera iminyago myinshi ziriya modoka zijya zimukuraho kuko navyo nivuga butumwa ariko Imana nayo irahari kugira ngo izane izindi yabikoze rero yihanaga n'ibindi iradipine yihanishaga abantu 10 hari Imana yatanga ikiratuma abantu 100 bihana. Amen. Rero navyo tujya tubishima. Urakoze cyane. Hanyuma rero mu by'ukuri murabona ko ibi nabyo aba ari imbuto z'umwuka. Haleluya. Ko Paulo yandikiye Abagalatiya arababwira ngo imbuto z'umwuka ni ibyishimo, ni umunezero n'amahoro n'urukundo. Ibyo byose rero guseka mu by'ukuri turabyemerewe tukisanza ko dufite amahoro atangwa na Yesu. Haleluya. Ngeze kuja kubwiriza ahantu ngiye kubwiriza ahantu ubuzima bwari bwahindutse nambaye ikoti muririmbye mwaranyongora ati nuko ari wambaye byatuma ntangira kumenya ko hari ikintu Imana irakora. Yego tuwari wambaye neza ati ikoti ryawe ugihagarara imbere nahise mvuga ati kabisa ati ibi bintu birakoreka. Rero dufite n'imyenda twambara nazo zigasingiza Imana. Kuko twibiko ko ari ubuzima twabaye bakatwimaga tuti kubera uko tumeze bakavuga ati naje imbere y'abakristo nta kintu barizereramo navuga ngo irashoboye hari ico ntibarabyemera ariko hari wabivuga wagaragaza n'igihamya bakavuga ati yakoze biriya n'uwari ufata umugambi wo kutizera agahita yizera ko Imana ishoboye. Ni byiza cyane. Hanyuma rero katugusengera Imana izera uyu mwanya tugiye gusenga Imana. Urashaka kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe izera Imana
byatuza akanwa tugiye gusenga Imana. Amen. Ikindi kibazo wagira cyangwa se inyunganizi, hariho nimero aho ngaho hepfo waduhamagara ukatwandikira, tushaka no kuba n'umwanya ukaza tukaganira. Mu by'ukuri ni byiza kandi ni iby'agaciro gakomeye cyane. Hanyuma Pasiteri rero ko mwatangiye musenga Imana, senga Imana ku muntu waba ufite ibyifuzo bigiye bitandukanye, izerere kuri iyo kamera yawe, izerere kuri iyo screen yawe urimo kurebesha. Izere Imana, Imana yacu irashoboye. Yesu ko yarari kera n'uyu munsi niko agize ute niko ari. Izere Imana muri uyu mwanya tugiye gusengera Imana. Tutari twasenga kamuga kano nakibutse ko nanjye kuvuga mfite ibibazo nkuko wazo bivuga biteye ubwoba, ariko mfite abari kumpa ibyifuzo kandi bagashima Imana ko Imana yabisubije. Yego rumva akabati nsenge atite ko mfite ibyanjye nsengera nimugorane nakiye amashimwe no mu gitondo nakira amashimwe. Bivuye ngo rero Imana yikora uko ishaka, reka dusenga Imana. Imana ishobora byose, uri mwiza. Aba bantu turabasengera bafite ibyifuzo bisubize, abarwayi bakize, kandi Nyagasani ikindi tuvuze reka uha abantu bawe agakiza, reka bakizwe bagire Kristo mu mitima yabo. Nibamara gutunga Kristo mu mitima yabo agashika muri bo, bazagira kwihangana igihe bageze mu majune. Reka unyemerere uhereye aka kanya udukurikira ku Mpamba Nyayo TV abone ukuboko kwawe, kandi iki kiganiro tugize gihindura imitima ya benshi. Abari bishikirije ku byisi bamenye ko hejuru y'ibyisi byabo imfabusa. Ngaho nyemerera uhindura amateka, abababaye batabare, abarwayi bakize, abakeneye Kristo bahure nawe. Uhereye aka kanya badukurikiye batafite Kristo bamwakire nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Urakoze kubikoze, ngaho tanga amahoro mu badafite amahoro. Ndabizi ku iyisi yacu hari amaduka ahambaye, hari amasupermarket ahambaye, aho hantu hose ni wahagurira amahoro. Amahoro tuyasanga kwa Yesu. Aho niho tuyabona. Nta mupfumu utanga amahoro, Yesu atanga amahoro. Utanga amahoro ku badukurikiye babuze amahoro. Urakoze kubikoze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Amen. Amen.